motivation that they good and that they got you they're moving every season all alone. Niyo Bosco ati uyu mwaka waranshimishije cyane kuva nabaho mu myaka zose. Uyu mwaka ntiwagenze neza kuko nabashije kwambikana impeta n'umugore wanje mwiza cyane, umugore umora ku mutima, hora mu bitekerezo byanje. Nakoze umuziki birakunda, aho naje gukora indirimbo nziza cyane yakunzwe n'abanyarwanda bita Daddy Go. Indirimbo yaje kurebwa imaze kugira miliyoni 2 ku rubuga rwa YouTube. Naje gukora ibintu bitandukanye bafitiye byinshi. Ubukwe bwanje bwitabiriwe n'abastari batandukanye, inshuti zanje zitandukanye kandi zihora ku mutima, harimo uwo bita Bruce Melody, Kiza, ba MRN n'abandi batandukanye. Ati mfite ibintu bitandukanye mu gihe cyo gukora, mfite udusha dutandukanye. Aho muri uyu mwaka naje gukurikirwa n'umuhanzi ukomeye cyane bita Diamond Platnumz, aho dufitanye na projet zitandukanye twenda gukorana indirimbo minsi mike. Niyo Bosco yaje abivuga mu kiganiro aho yakigiranye n'umunyamakuru ukomeye cyane bita John P. Wahaje ukakireba ni John P 150, ubundi ho tugakomeza tukabana. Niyo Bosco ubwo bari mu bihe byiza ari kumwe n'umugore we Niyo Bosco. Rwanda, umuhanzi nyarwanda, umupapa w'abanyarwanda ufite impano zitandukanye, utamwumva wabuhomba ibintu byinshi. Niyo Bosco ku rubuga rwa YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi hose. Ni umuhanzi ufite impano zirutiza abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho abasha kuririmba, agakora video, agakora ibitaramo, afite ubumuga bwo kutabona. Uyu muhanzi yaratangaje cyane kuko niwo muhanzi umaze gukora ibintu bitandukanye kandi afite ubumuga abandi byarabananiye. Followinga mwana, ibindi ho tuzakomeze tubane. Nje ni John P artist. Bye bye. Tunga duhure mu kindi kiganiro gihutaha. Ibuka gukora subscribe, share na comment. Kuri YouTube ni John P artist, Instagram ni John P Rwanda and TikTok. Bye bye. Ciao. Hesitation and a protection. Now go up, get show, Baba God do the